wa mukobwa we nimba uri mu rukundo have utazabinjije rwose. Ngiye kubwira abasore utagomba gutuma bava mu buzima bwawe, utagomba gutuma baguca mu myanya y'intoki bakagenda. Umusore mukundana yarangiza akakubonera umwanya, ntakubwire ngo nabuze uburyo muvugisha ngo kubera akazi. Uwo musore nimba umufite mu buzima bwawe, mufate gutyo mukomeze, kuko abasore nk'abo ngabo rwose barabuze. Nimba uzi ko uri mu rukundo n'umusore akaba kubonera umwanya no mu gihe kigoranye, no muri ka kazi wowe ureba ukavuga turiya musore nubwo atambonera umwanya ntago namurenganya kuko afite akazi kagoye, ariko wowe bikagutungura kubona guhaye umwanya, ukabona kwitayeho, ukabona ibintu byo kugukunda yabigize ibintu bye, yabihaye umwanya, yakwitayeho, ntabwo ashaka kumucika, ntabwo ashaka yuko hari abandi basore bagutereta, ukabona nyine ibyo bintu byose agufitiye ubwoba, agufitiye impungenge, aragushaka. Uwo musore menya yuko afite urukundo rwuzuye. Uwo musore nutuma gucika ukamushyiraho ibindi bintu byinshi ugatuma gucika, ugatuma kurambirwa, uzabuhobye ikintu gikomeye cyane. Uwo musore ni uwa mbere, umusore uguha umwanya uhagije mu buzima bwawe. Undi musore nimba uzi ko ukundana n'umusore mukaba mukundana igihe kingana umwaka wose, umusore mukundana akaba atarakura ijambo rye mu kanwa ngo ndifuza yuko turyamana, akaba atarakubwira ko ashaka ko muryamana, ashaka yuko mugirana ibihe byiza mu buriri, mu mashuka, icyo gihe kikaba gishize atabikubwira. Uwo musore mufate neza umukomeze, kuko aba basore barabuze. Ni Imana ibatanga kuri iki gihe. Uwo musore mumarana umwaka mutararyamana, umusore mumarana umwaka ataragusaba yuko muryamana, afite umutima ukomeye, arakubaha kandi aragutinya. Akenshi umusore ugukunda ubundi nubwo yabishaka, nubwo yakugirira irari akumva aragushatse, arabitinya, atinya kubikwaka, aragutinya, akaguhabuka, akibaza ndamutse bimubwiye agatanyanga, ndamutse bimubwiye akamfata nk'ikirara, ndamutse bimubwiye akamfata nk'acyo kintu namukurikiyeho, akagira ubwoba, akagutinya ko kubikwaka. Ariko umusore bikwaka abagushirika isoni, nta cyubahiro abaguhereza, ntago abagukunda, abayishakira umubiri wawe kwenjoyinga mu mashuka, nta kindi. So nugira Imana ukabona umusore mumarana igihe, ariko ukabona ibiganiro byiwe n'ibiganiro bifatika biganisha ku kintu kizima, ukumva n'umuntu ufite gahunda y'ejo hazaza, ukumva afite ibitekerezo bizima, n'umuntu ukunda umurimo, n'umuntu ukunda nyine wumva ufite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ni wa muntu udashobora gutinyuka kuko ariko muryamana. Uwo musore mufate mukomeze, uwo nguwo ni Imana yamuguhaye. Abasore bameze gutyo nubwo bababona ntago bakunda umuntu bazanaho ibintu byinshi, no, ibintu by'imiteto myinshi cyane. Abo basore baba bashaka kujya mu bintu biri seriye, ibintu bifatika. Ntago bashaka abakobwa bameze nk'uduhwije, bameze nk'inkundarubyino, bameze nk'abatatsi icyerekezo cyabo. Bashaka abakobwa bafite ubwenge, nabo batekereza neza, ibintu bizima, bakora ibintu bizima. So nibo baba bashaka, ntago bashaka abantu badatekereza neza, batareba kure. So rero nubona uwo musore uzamufata umukomeze cyane, kuko aragukunda, aragushaka, aragukeneye, kandi agufiteho gahunda nziza. So rero ni Imana itanga uwo muntu. Uzibeshye utuma uwo musore agucika, uzamurwaneho, uzamushyigikire mu byo akora byose, uzamuteza intambwe, uzamwereka inzira nziza, uzamufashe gutekereza neza. Uwo musore azakugumaho kandi azakunambaho. Umusore wa gatatu ugomba kungumana mu buzima bwawe, umusore uri proud, umusore uri proud, umusore ukubwira ngo ngewe noneho kubera ukuntu ngukunda, ndifuza ko abavandimwe banjye bakumenya, ndifuza ko ababyeyi banjye bakumenya, ndifuza ko inshuti zanjye zakumenya, ndifuza kuba nagendana nawe mu nzira abantu bakabona ko dukundana, ndifuza ko twasukana, ndifuza ko twakicarana ahantu tukaganira, ndifuza ko twaganira. Ukabona uwo musore ufata umwanya akakubwira ibyo bintu, kurusha wa musore ushaka kubwira ngo noneho rero ngo ibintu ngo byasakuje, ngo ibintu ngo abantu babonye ngo birapfa, ngo reka dukundane muri sanse mu ibanga. No, ibyo bintu ndabizi ko bishobora kubaho pe, ariko abasore benshi babikubwira bafite byinshi bagukinga, ntago bashaka ko ibyawe bimenyekana, ntago baba bari proud yawe. No, uzi kubana n'umuntu utari proud yawe ukuntu bivuna, uzi gukundana n'umuntu utari proud yawe ukuntu bivuna. Rero nugira amahirwe ukabona umusore uri proud yawe mu bantu, ahantu hose ukabona ari proud yawe, uwo musore ntuzatuma gucika, aragukunda kandi aragushaka kandi aranakubaha. So shyiramo ubwenge, umusore ntazagucike, azabuwawe ibihe byose. Abo basore batatu rero nkubwiye biraza, ibyo bintu byose nakubwiye bigahuriza mu muntu umwe, bikajya mu musore umwe. Uwo musore rero iyo umubonye, inshuti yanjye, ujye ugenda wicara ahantu ubwire ati Mana warakoze kumpa marayika murinzi mu buzima bwanjye. Ubwire Imana ngo Mana warakoze kumpa umuntu nkunda kandi unyitayeho, kandi ujye umutima wo kwihangana, umutima wo kwihangana udukosa akora wenda adashaka, kuko nta muntu uri perfect. Nubwo yaba ameze gutyo, hari igihe ashobora kugira udukosa. Rero iyo ushatse kubigira danje, ugashaka kubigira induru, ugashaka kubigira danje atagukura mu buzima bwe. Abasore bameze gutyo ntabwo bakunda induru n'urusaku, ntabwo bakunda akajagari, ntabwo bakunda abakobwa batihangana, ntabwo bakunda abakobwa babagendaho, abakobwa bafuhira cyane, bajya mu matelefone yabo kureba abo bandikirana, bagira ute
ntabwo abasore bakunda abakobwa bameze gutya, bakunda abakobwa babizera, kuko umusore umeze gutya aba yarakugiriye icyizere, bagukunda. Biramubabaza iyo abonye utangiye kujya muri telefone ye gucekinga ama message yandikira n'abandi bantu, akabona mupfuye akantu gatoya ukagiza ibintu bya danje, uwo musore ahita kureka atitaye ku rukundo rwose yagukunda, agahita kureka rwose. Abashaka ko akundana n'umukobwa uri seriye, uwo musore rero uzamugumane, uzamwubahe, uzamukunde, uzamuhe icyubahiro kimukwiye, kuko nuwa agaciro mu buzima bwawe. Rero ngusabiye uwo musore, kandi nimba uzi ko udakundana n'uwo musore, kandi uwo musore akaba ari wifuza mu buzima bwawe, ibyo bintu nushaka wige kubivamo ubireke. Kuko hari igihe umukobwa ampamagara ngo ngiye ngo nkundana n'umusore, wansaba yuko turyamana, ngo nicyo kintu tugunda gupfa pe. Nimba uzi ko ukunda gupfa n'umusore ko muryamana, urakora iki muri urwo rukundo? Umuntu mukundana mushobora gupfa yuko mutaryamanye? Ibyo bintu bibaho. Wowe urakora iki muri urwo rukundo? Wimpamagara ngo Jideo ngewe ngo dupfa yuko tutaryamana n'umusore dukundana, uramfasha iki? Mbwira inama nakugira. Urwo rukundo urimo ntabwo rwishimiye, nimba warabyanze akabiguhatiriza ukabona yuko abishyize nk'imbaraga, mureke. Ugiye kumbwira ngo birakomeye, hari uwo mbibwira akambwira ngo birakomeye, ngo ugiye kugerageza. Kubw'ubuzima bwawe, kubw'ejo hawe hazaza, bigerageze ubivemo. Jya mu rukundo wishimiye, ugende ubitegereze. Kuba warabuze umugabo cyangwa se kuba wumva kuba singo bikurambiye ushaka umugabo, ntabwo bivuze yuko ugomba kwakira ubonye wese. Ntabwo kuba warabuze umugabo cyangwa se ugeze mu myaka yo gushaka cyangwa se uracyari na mutoya pe urumva urambiwe kuba singo, ibyo ngibyo ntabwo byemewe, ntabwo bikwemerera gukundana n'uwo ari we wese no kugendera ku mahame yiwe n'amabwiriza yiwe mu rwego rwo kumukunda. No, umusore ugukundana n'ababwiye ngo agendera ku mahame yawe n'indangagaciro zawe z'umukobwa, kubera yuko nabahaye n'urugero ndababwira ngo umunyamahanga iyo agiye kuza mu Rwanda agendera ku mahame y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo u Rwanda rugendera ku mahame y'igihugu cyiwe avuyemo. No, iyo uje udushaka, uje kuba mu Rwanda, ushaka kuruturamo, ushaka kurukoreramo, ugendera ku mategeko, amabwiriza, indangagaciro, amahame y'u Rwanda. Ntabwo u Rwanda rugendera ku byo wowe kuyiwanyu. No, ibyanyu bisiga iwanyu, ukaza nimba ushaka ukagendera ku byo nshaka, ibyo mpakanye ukabyumva, n'ibyo nemeye byose ukabyumva. Niko umusore rero ugukunda agomba kumera, agomba kuza yiteguye kwakira uko agusanze, ntabwo aje guhindura, ntabwo aje gushyira mu mico utarasanzwe urimo. No, niba ubona yuko aje ashaka kugushyira mu bintu utigeze utekereza, mu bintu udashaka, mureke. Ibintu utumva neza ntakabigukoresha rwose. Ugukunda iyo ashatse kubizana akabona ntabwo ubyumva neza, ahita kwitira kure, nta nubwo yongera gutinyuka kubikubwira. I'm telling you. So rero Imana y'amahoro ibaha abantu babakunda banyabo kandi bane namwe, ibaha abantu b'umumaro, apana abantu batakariza igihe. Uzi umuntu gutakariza igihe akaza mu buzima bwawe ahagukinishiriza umutima, biravuna cyane ndabizi. So rero Imana y'amahoro ibaha urukundo, ibahe guhura n'abantu bazima, abantu bakunda, abantu babaha agaciro. Ndabasabye mbere yuko ino video irangira, jya kuri YouTube wandikemo Ujeniza Jideo. Urabona YouTube channel yanjye iriho video, ukande subscribe, ujye muri commenting, ukande like. Ndagusabye ni support. Kuza hano ukambwira ngo ukunda inama zanjye, ukunda ibyo mvuga, ugakanda like hano kuri TikTok ndetse n'ahandi, warangiza ukajya no muri comment ukandika ngo urankunda, ukunda ibyo mbabwira, ariko nagusaba support yoroheje cyane, itagusaba amafaranga yo kujya kuri YouTube ugakanda subscribe byonyine bikakunanira. Urwo rukundo ntarwo mba mbona. So ntabwo ari itegeko kujya kwikanda, nagusaba gashuti yanjye, jya kuri YouTube ukande subscribe kuri Ujeniza Jideo. Ndabakunda cyane, hazajya hanyuraho ibintu byinshi cyane bitandukanye by'umumaro, byabagirira akamaro, byubaka societe. Hazajya hanyuraho ibintu byinshi cyane byubaka societe, byabagirira umumaro, bifite umuco. Peace, open love.